ibisobanuro kuri buri kintu, ariko niba ushaka gukura nk'umuntu w'Imana iga kuvugana n'Imana. Abantu benshi urababwira ati sinzi gusenga. Umwana wawe aramutse avutse akamara imyaka 2, akamara 3, akamara 4, akamara 5 atazi kuvuga, atajya kuvugisha, waba ufite ikibazo, yaba ari umurwayi. Umwana utazi kuvugisha umubyeyi afite ingorane, kuko Bibiliya tubwirayo ngo dusenge nk'uko duhumeka, ngo musenge ubudatuza. Ahandi Yesu akavuga ngo ibyo mwifuza byose, ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Nimwitegereza abatubanjirije bose. Mose yari umunyamasengesho, Dawidi yari umunyamasengesho, Yesu yarasengaga ibihe byose. Mbere yo gukora ikintu cyose Yesu yabanzaga gusenga. Abigishwa barasengaga. Ariko muri kino gihe dufite abakristo badafite umwanya wo gusenga, batanabikunda. Uzakura ute udasenga? Kuko handi Paulo yandikiye Abafilipi arabwira ngo ibyo mwifuza byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima, ngo nibwo amahoro y'Imana arenze ayo umuntu yamenya azatwarira mu mitima yanyu. Mwige gusenga, nibwo muzakura. Haleluya. Cyo ni icya gatatu. Icya mbere, shorera imizi muri Yesu. Icya kabiri, wite ku ijambo ry'Imana, urituremo, urirye rigukuze. Icya gatatu, usenge ubudatuza. Icya kane ni ukuzura umwuka. Kuzura umwuka. Muzitegereze neza iteka ryose Imana igiye gukora ikintu. Muri Bibiliya kuva mu isezerano rya kera, Imana itangira kurema isi yarabanje yitwikiriza umwuka wayo. Abakozi b'Imana bose bagiye bakorana n'Imana babanzaga kuzura umwuka. Umukozi w'Imana Mose, abantu ntabwo babizi, baravuga ngo Mose yuzuye umwuka ryari. Umunsi Imana yamwigishije gukora ibitangaza, burya yari yuzuye umwuka. Abaje gufasha Mose bari bamwunganiye, yarabwiye ngo uzabazana imbere y'ihema ry'ibonaniro, nzenda ku mwuka ukuriho, mubashyireho bagufashe kuyobora. Abacamanza bose baravuga ngo umwuka muzaho cyane, aratangira kuri imirimo y'Imana. Na Yesu ubwe, na Yesu nubwo yari umwana w'Imana, ari Imana yuzuye, mbere yuko atangira gukora umurimo yabanje kuzura umwuka. Umwuka muzaho, ngo amaze kubatizwa arimo gusenga, umwuka mumanukiraho mu ishusho y'inuma. Ahandi atangiye kubwiriza aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jyewe, ngo yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Wumva yuko iteka ryose n'abigishwa be yarababwiye ngo murindirire Yerusalemu. Amaze kubigisha ijambo ry'Imana, ngo abasobanura ahereye kuri Mose n'abahanuzi n'ibyanditswe byose, ngo yuko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa mu izina rye. Ariko arangije aravuga ati ariko ntimugendere kuri ibi gusa, murindirire mu murwa, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Ariko muri kino gihe twebwe duhabwa amadiplome, duhabwa ubwenge, ariko dukeneye ko abakristo buzura umwuka. Ni uwo waba uri we wese, nta mukristo n'umwe uzigera akura ngo agere ku kigero gishyitse atuzuye umwuka. Ariko abantu ntibagishimikira kuzura umwuka, kandi nicyo kintu cyoroshye. Kuzura umwuka byoroshye nko kwegera Yesu ukamubwira uti Mwami Yesu, ko nshaka kugukorera nyuzuza umwuka. Azabikora. Ikibazo kirimo nuko twabigishije n'abantu benshi bazi ko kuzura umwuka ari ugutigita, ari ukuvuga mu ndimi utatigise ngo uvuge mu ndimi ntuba wuzuye umwuka. Tuzabamenyera ku mbuto bera, niho uzamenya ko umuntu afite umwuka. Nutangira gukora umurimo w'Imana, ukumva ufite imbaraga, ukumva ufite umwete, ukumva ufite kwitanga gukomeye, uzamenye ngo umwuka yaraje kora ibyo akubwira. Naguha kuvuga mu ndimi uzazivugemo, nakuvuga guhagwanura uzabikore, naguha no gukora ibitangaza uzabikore. Icyangombwa nuko wuzura umwuka. Ntimukitiranye umwuka n'impano ze. Ariko uko byagenda kose, umukristo wese, umwana w'Imana ukuze neza, ayoborwa n'umwuka. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umwana w'Imana ukuze agomba kwera imbuto z'umwuka, ntabwo ari izawe n'iz'umwuka. Umwana w'Imana ukuze agomba kugenda mu busabane n'umwuka wera. Hari isengesho dukunda gusenga, baryise ngo ni isengesho ry'ubuntu. Tuvuga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana Data, no gufatanya n'umwuka wera, in the fellowship and the communion. Gufatanya n'umwuka wera. Umwana w'Imana agomba gukora byose. Icyo uzakora cyose, ujye ubwira umwuka ngo umwuka, ngiye gukora uyu murimo, uwunyoboremo, uwumfashemo, umpa ubwenge, umpa imbaraga, kandi nawe azabikora. Imana yishimira kutuyobora kuruta uko tubisa. Ibyo uzasaba Imana kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, nusaba kuzura umwuka, Imana izabiguha. Njya mbwira abakristo ariko kukimwigora, jewe sinzitugatuka, kuko Imana ifite inyungu yuko nuzura umwuka kuruta uko mfitemo inyungu. Imana ifite inyungu yuko nuzura umwuka ngo nyikorere mu mbaraga, kuko niyo yapfiriye abantu. Yesu yapfiriye abantu, njye sinigeze mbapfira. Icyo yampaye ni ukubarera. Bivuga ngo wafitemo inyungu kundusha. Nimubwira nti imbaraga nkorera ubwoko bwawe azazimba, kuko bifitemo inyungu. Kuki mutabyumva?
Alo, Imana ibafashe kubyumva kandi bateremo inzara n'inyota yo kuzura umwuka. Haleluya. Icya gatanu, mu ndezo y'Imana, gufatanya n'abandi. Muzitegereze muri Bibiliya, kimwe mu bintu bituma umuntu w'Imana akura ni ugufatanya n'abandi. Ibice byose uzasanga batubwira ngo nitwegerane twubakanwe nk'amabuye mazima, ngo tube inzu Imana ituramo. Niko Pawulo yandikira Abanyefeso. Twegerane, twubakwe, tube inzu. Ahandi baratubwira ngo twigishanye, duhugurane, tuzamurane, dukomezanye, mukomeze amavi atendebutse, mukomeze amaboko acitse intege. Iteka ryose umuntu akomezwa n'abandi. Twebwe tumeze nk'umuriro. Iyo igiti ukivanye mu muriro kirazima, iyo kimaze umwanya hanze y'umuriro kirakonja. N'umukristo wese wavuye mu bandi. Muri iyi minsi dufite ikibazo cy'abakristo batagira aho babarizwa, ntibakunda guterana, kubera ko natwe twarabashutse. Jya kuri YouTube ugasengera kuri YouTube, ukasengera kuri televiziyo. Ati jyewe sinkikeneye kujya mu rusengero, nicara imbere ya televiziyo. Wicara imbere ya televiziyo, uri umukristo muri he torero? Ese iyo warwaye ninde uza kugusengera? Televiziyo iragusengera? Ese icya cumi cyawe ugitanga hehe? Ese ufasha nde? Dusigaye dufite abakristo ba nyamwigendaho. Kuba nyamwigendaho umukristo ni ikintu giteye ubwoba. Cyambere kuri wowe uzazima, uzaba imbura mu maro, uzaba imbura mukoro, kuko ntacyo uzakora uri wenyine. Icyo ni ikintu ntushobora no kugishidikanya. Uzaba imbura mukoro, bikugireho ingaruka, kandi birangiza bigira n'ingaruka ku bandi, kuko ntacyo uzabamarira. N'impano zacu twazihawe kugira ngo tubere abandi umugisha. Twahawe impano kugira ngo tube impano ku itorero ry'Imana. Ibyo ufite byose nibyo bigushuka, bituma wicara imbere ya televiziyo ngo jyewe rega ngo urumva ngo sina ngombwa, ngo nshobora kujya mu ijuru ntagombeye kujya mu rusengero. Siko Imana ibivuga. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo aravuga ngo ntimwirengagize guterana kwera nk'uko benshi basigaye babikora, ngo ahubwo uko mubona cya gihe cyegereza urushaho kugira umwete wo kubikora. Guterana n'abandi, gufatanya n'abandi. Niba ushaka gukura, niba ushaka gususuruka, gira aho ubarizwa, gira itorero, gira itsinda, jya mu bandi. Umukristo w'ingunge ni ishyano. Njya mbibwira abantu nkababwira nti uramutse ugenda mu nzira ugahura n'ukuguru kudafashe ku mubiri kurimo kugenda mu muhanda, abantu bose bahunga. Ugiye ugahura n'ikiganza kirimo kugenda kidafashe ku kuboko, abantu bose bagira ubwoba. Umukristo w'ingunge nuko asa, nuko tutabibona mu buryo bw'umwuka, ariko nuko bimeze. Ntushobora kubaho utari mu bandi, ntushobora gukura udakurana n'abandi, udashyigikira abandi, udashyigikiwe n'abandi. Reka tujye ku cya gatandatu. Cya gatandatu cyo kiraza kubatangaza. Ninde watekereza ko ibigeragezo, ninde watekereza ko ibibazo, ninde watekereza ko ingorane ziri mu ndezo y'abana b'Imana? Ubundi twe tuzi abantu benshi baramutse basenze bagasubizwa bavuga Mana udushyira ahantu Satani atagera, Mana udushyira ahantu hataba ibibazo, Mana udushyira ahantu hataba indwara, Mana udushyira ahantu hataba inzara, Mana. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo uzigera ukura utanyuze mu bibazo. Ibiti byose kugira ngo bikure binyura mu muyaga, bikanyura mu zuba, imvura iragwa, izuba rikaza, umuyaga ugahuha igiti kigakura. Natwe iteka ryose tuzakura ariko twanyuze mu bigeragezo. Kizakubwira yuko uri umunyeshuri w'umuhanga nuko ukora ikizamini. Ugiye ukiga ukajya bakajya bakwimura gusa ntiwazamenya niba uri umuhanga cyangwa uri umuswa. Ikizakubwira yuko uri umuhanga nuko ukora ikizamini kandi ugatsinda byinshi. Yakobo yaranditse mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa Yakobo, umurongo wacyo wa 12. Biratangaje cyane, aravuga ngo hahirwa umuntu, hahirwa. Alo, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Imana iravuga ati arimo arageragezwa, uriya he is blessed. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Zavuga ngo Yesu ikizamini yagitsinze, yageragejwe pe, arageragezwa, arongera arageragezwa, arageragezwa, hanyuma ikizamini aragitsinda. Kandi ibi ngibi ngiye mbyumva neza. Buriya hari ahantu Dawidi yanditse muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Agera hagati aravuga ngo anterekera ameza imbere y'abanzi banjye, igikombe cyanjye kigasesekara. Nukuvuga ngo Dawidi yabonye abanzi baje
aravuga uti sasa tugiye kongera turye lunch, ngiye kubona ukuboko kw'Imana muri iki kibazo. Ubwo ibi bibazo bije ndabihagararaho, ngomere muri Yesu, nshorere imizi muri Yesu, nihambire kuri Yesu, nsenge, nizera amasezerano y'Imana mbona mu ijambo ry'Imana, hanyuma mbona uko Imana ikora, mbe ndakuze. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Petero nawe yaranditse urwandiko rwe mu gice cya mbere, urwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 6 n'uwa 7, aravuga ngo nicyo gituma mwishima. Umva, nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uko kuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Iyo ugeze mu kigeragezo ujye wicara utuze uvuge ngo ndimo ndakora. Imana irimo irapima ko nshoboye, Imana irimo irapima ko mbasha, Imana irimo irapima ko nshobora kwihanganira ibi ngibi. Ngo ibyo nibirangira, ngo kwizera kwawe kuzasohokamo kurabagirana nk'izahabu yacishijwe mu muriro. Haleluya. Umwana w'Imana utarahura n'ibibazo ntabwo ashobora kumenya niba akuze cyangwa akiri uruhinja. Njyewe njya mbibona, hari abantu benshi ubundi tuba twibwira ko bakuze, yakubitana n'ikibazo ukabona neza neza no kwizera yabivuyemo. Babwira turumva namaze igihe kirekire narabuze urubyaro, bambwira ko hari umupfumu ushobora kumpa igisubizo. Mwese bene data, tugiye gufatanya iri jambo ry'Imana. Tumaze iminsi twiga inyigisho yibanda cyane ku bana b'Imana no gukura kwabo no gukura nk'umwana w'Imana. Ubushize twarebye abana b'Imana n'abarezi babo n'indezo zabo, tubona ibintu 7 Imana ikoresha kugira ngo abantu bayo bakure. Harimo gushorera imizi muri Yesu, harimo gutungwa n'ijambo ry'Imana, harimo gusenga, harimo kuzura umwuka, harimo no gukora umurimo w'Imana, harimo no guhangana n'ibigeragezo. Hanyuma uyu munsi turakomeza tureba imirimo y'abana b'Imana. Twasomye muri Yosuwa igice cya 24, turaza kuhagaruka no mu Bakorinto ba mbere ibice 3 umurongo w'10 kugeza kwa 15. Ariko mwitegereje neza muri Bibiliya yose, kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo, kugeza mu byahishuwe, usanga iteka ryose Imana ivuga ku mikurire y'abana bayo, ariko ikanavuga n'ibyo bagomba gukora bizagaragaza yuko ari abantu bakuze. Ni ikintu cya mbere gikomeye cyane tugomba kwitaho, kuko iteka ryose Imana isaba abana bayo gukura barangiza bagakora. Ariko ikibazo tujya tugira nuko usanga kenshi niyo usomye muri Bibiliya, twarabibonye dutangira, usanga Imana yitotomba ikavuga ngo rwose kuki abantu banjye batakuze, kuki abantu banjye baguma mu bwana, kuki abantu banjye bakora ibyo ntabasabye, kuki abantu banjye bakora ibyo batagombaga gukora. Nureba muri Bibiliya uzasanga iteka ryose duhereye kuri Adamu, Imana ibwira abantu yuko bagomba gukora, bagakora nk'abana b'Imana. Uyu munsi rero turaza kureba ibintu 3. Icya mbere, imirimo y'abana b'Imana, ibyo bagomba gukora. Hanyuma turebe n'ibyo basabwa kudakora, kuko rimwe na rimwe biroroshye cyane kumenya ibyo ukora, ariko wakora ibyo utagomba gukora bikica n'ibyo wagombaga gukora. Hanyuma turebe n'uburyo bigomba gukorwa. Ibintu 3 ibintu abana b'Imana batagomba gukora. Hanyuma turebe ibyo abana b'Imana bahamagarirwa gukora. Hanyuma turebe n'uburyo bagomba kubikora. Usubiye inyuma ukareba, nkuko nari natangiye mbivuga, uhereye kuri Adamu usanga Imana yaramubwiye ngo mwimenyereze, we na Eva, ngo mwimenyereze ibiri muri iyi ngobyi byose nimurangiza mu bitegeke. Ariko ijambo rikomeye Imana yari yahaye Adamu, yaramubwiraga ngo iyi ngobyi uyihingire kandi nurangiza uyirinde. Adamu yagombaga gukora. Njya numva abantu benshi bavuga ngo nitugera mu ijuru ngo ntacyo tuzakora, ngo tuzajya twirirwa turirimba,
ngo twirirwe, ariko nibwira yuko ijuru ryaba risa nabi abantu badakoze, kuko ubundi Imana iturema nk'uko tuza kubibona yaturemeye gukora, ariko tugakora nk'abana b'Imana. Nimureba muri kiriya gitabo cya Yosuwa aho twasomye, tugarutseyo kuko ndashaka kwasomamo amagambo menshi. Muri kiriya gitabo cya Yosuwa aho twasomye, inshuro nyinshi ijambo rigaruka kuruta ayandi ni ijambo gukorera Uwiteka. Reka dusubiremo muri Yosuwa kiriya gice cya 24, hanyuma muri umurongo wa 14 wacyo aravuga ngo, nuko noneho mwubahe Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana z'abasogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Ubona ijambo rigarwamo kuruta ayandi ni ugukorera Imana, gukorera Uwiteka. Hanyuma umurongo wa 15 akavuga ngo, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera, niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. Ubona hano muri iki gice twatoranije twasomeye bwa mbere, ijambo Yosuwa akoresha kuruta ayandi ni ugukora, ni ugukorera Uwiteka. Jyewe n'umuryango wanjye amaze kubahitishamo aravuga ati, ngaho nimwihitiremo niba muzakorera ziriya mana zo basogokuruza bakoreraga, niba muzakorera izi mana z'ibiti n'amabuye z'Abamori turi hagati muri bo, cyangwa se niba muzakorera Uwiteka Imana ya Isirayeli, ariko jyeweho n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Iki ni icyemezo buri muntu wese yagombye gufata, kuko abantu benshi ntibazi icyo bakorera. Iyo utazi icyo ukorera, iyo utazi uwo ukorera, ubonetse wese aragukoresha. Impamvu abakristo benshi Satani abakoresha nuko batigeze bafata icyemezo nk'iki cya Yosuwa ngo bavuge ngo nimuhitemo, niba muzakorera ziriya mana basogokuruza bakoreraga, nimusubire kubandwa no guterekera. Niba muzakorera izi mana abantu bose birukanka inyuma, nimwiruke inyuma y'amazu n'amamodoka, ariko jyeweho n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Nimuhitemo. Namwe ndababwira nk'uko Yosuwa yabwiye bari Isirayeli ngo uyu munsi uhitemo uwo uzakorera. Niba uri umwana w'Imana, uhitemo gukorera Imana, ubigaragarisha uko umukorera. Ariko niba wiyemeje gukorera Satani, nabyo ni wowe uzabihitamo. Ariko Yosuwa abwira abantu avuga ati, jyewe n'umuryango wanjye twe twahisemo, jye n'umuryango wanjye twe tuzakorera Uwiteka Imana ya Isirayeli. Haleluya. Namwe ndabahitishamo uyu munsi, buri muntu niyihitiremo uwo azakorera. Hanyuma iyo urebye uko Abayisirayeli bamushubije ku murongo wa 16, baratubwira ngo abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. Kwimura Uwiteka tukajya mu bindi biragatsindwa. Kwimura Uwiteka tukajya mu byaha biragatsindwa. Ngo kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa na basogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturindira mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo, imbere yacu Uwiteka yirukana bo muri ayo mahanga yose hamwe n'Abamori bari batuye muri iki gihugu, nicyo kizatuma dukorera Uwiteka kuko ariyo Mana yacu. Ntabwo dukorera Imana gusa kubera ko Imana ikomeye, dukorera Imana kuko tuzi ibyo yadukoreye. Yohana yabyanditse neza aravuga ngo turayikunda kuko yabanje kudukunda mbere. Turayikorera kuko natwe tuzi ibyo yadukoreye, tuzi imigisha yaduhaye, tuzi akaga yadukuyemo, tuzi indwara yadukijije, tuzi ibibazo yadukemuriye, ndetse hariho n'ibindi byinshi tudashobora kurondora. Ubwo Mose yabwiraga Abayisirayeli arabwiye ngo Uwiteka yabunyujije mu butayu bw'umutarwe burimo inzoka na sikoropiyo, ngo ibirenge byanyu ntibyigeze bivyimba, ngo inkweto zanyu ntizigeze zibasaziraho, imyenda yanyu ntigeze bacikiraho, ngo none kubera iyo mpamvu muzakorera Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Dukorera Imana kuko tuzi ibyo yadukoreye, dukorera Imana kuko tuzi abo yatugizebo. Ngira ngo impamvu abakristo benshi basubira mu byaha, icya mbere nuko batarabizinutswe, icya kabiri nuko batazi iby'Imana yabakoreye, ngo nibabyibuka bavuge ngo sinshobora guhemukira iriya Mana kuko yangiriye neza.
Haleluya. Nyankunda cyane umwana witwa Yosefu muri Bibiliya. Umugore wa Potifari yaramubwiye ati dusambane. Aramubwira ati madamu, Potifari yangiriye neza muri uru rugo, ibintu byose yarabinshinze, uretse wowe gusa kuko uri umugore we. Nashobora nte guhemukira Potifari wangiriye neza gutyo? Ariko muzitegereze, bimeze nk'aho mugani w'Abanyarwanda ngo abo umwami yahaye amata nibo bamwinywa amatwi. Ab'Imana yagiriye neza nibo batayisenga, ab'Imana yagiriye neza nibo baza ngo iyo Mana ni iki. Ariko Yosuwa waravuga ngo jyewe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka, jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. N'abaturage bamwumvaga bibukaga iby'Imana yabakoreye, baravuga ngo natwe nuko tuzabigenza, tuzakorera Uwiteka. Uyu munsi ndabwira buri mukristo wese wumva ubu butumwa, nutaba ari umukristo, nutaba yari yakakira agakiza, ubundi kidukururira ku Mana. Paulo yandikiye Abanyaroma arabwira ko atari ko ntabwo muzi ko urukundo rw'Imana, ntabwo muzi ko kugira neza kwayo ariko kubarehereza kwihana. Ab'Imana yagiriye neza muyiha amashyi, muyishimire. Haleluya. Yosuwa aravuga ngo jyewe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. N'abaturage babyumvise baravuga ngo twibutse ibyo Uwiteka yadukoreye, natwe ntabwo tuzareka gukorera Uwiteka. Haleluya. Paulo abyandika neza, aravuga ngo buriya twebwe turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Icyo twaremewe ni ugukorera Imana, icyo twaremewe ni ukunezeza Imana, icyo twaremewe ni uguhesha Imana icyubahiro. Ahandi yandikira Tito, aramubwira ngo Tito, ubu ngubu agakiza, ngo ubuntu bw'Imana buhesha abantu bose agakiza bwarabonetse. Reka nyabasomere kugira ngo nyavuge neza uko yayanditse, kuko ni amagambo maremare. Urwandiko rwa Paulo yandikiye Tito mu gice cya 2 umurongo wa 11 aramubwira ngo nuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Haleluya. Urumva hano Paulo mu magambo makeya ubutumwa bwose yavuze abuzingazingira mu nteruro imwe. Aravuga ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu agakiza bwarabonetse. Ikibazo dufite muri kino gihe, abantu benshi ubuntu bw'Imana bawufashe nk'impamvu yo kwisubirira mu byaha. Ariko Paulo aravuga ngo suko bigomba kugenda. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, ariko yongeraho ariko ngo butwigisha kureka kutubaha Imana. Icya kabiri no kureka irari ry'iby'isi. Icya gatatu bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Tuzabibona mu nyigisho itaha, umurage w'abana b'Imana. Iteka ryose kwibuka yuko hari n'umurage udutegereje, nibyo bidukomeza muri uru rugendo kugira ngo ntazabura umurage wanjye. Inshuro nyinshi abanditsi ba Bibiliya baravuga ngo ukomeze icyo wahawe kugira ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe. Paulo aravuga ngo twe tugomba gutumbira uwo murage tuzahabwa. Hanyuma umurongo wa 14 akavuga ngo yatwicunguriye, yatwitangiriye kugira ngo aducungure, atuvane mu bugome bwose, atuvane mu bwigomeke, ngo kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Abana b'Imana bagira ishyaka ry'imirimo myiza. Haleluya. Uwo ni umuhamagaro wacu. Nihe mirimo rero abana b'Imana bahamagariwe gukora? Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko nababwiye ngo ingingo ya mbere tugomba kureba ni ibiki abana b'Imana bagomba kwirinda gukora. Iyo wabaye umwana w'Imana, mbere yo gutangira no kugira ibyo ukora, hari ibyo ugomba kwirinda gukora. Kuko buriya hari igihe ukora byiza ariko ukabyicisha ibindi bibi utagombaga gukora. Ushobora kugenda ku kibuga cy'umupira ugakandagira umuntu, cyangwa ugakora umupira, cyangwa ukawuvana hanze arubitira agasifura. Niyo wakwirukanka ukavana umupira ku izamu rimwe ukawugeza ku rindi ugatsinda igitego, igitego cyawe ntikibara. Iyo arubitira yasifuye umupira usubiraho ikosa ryakorewe. No mu bugingo bwacu
abantu benshi ntabwo bajya bazirikana yuko iyo wabaye umwana w'Imana hari ibintu utagomba gukora, ndetse ibyo tutagomba gukora usanga Imana ibitindaho kuruta ibindi, kubera ko nibyo Satani adufatiramo. Imana yari yabwiye Adamu ngo ibindi byose urabyemerewe uretse kurya kuri kiriya giti kimenyesha icyiza n'ikibi, ararenga arakirya. Imana yabwiye Kayini ngo dore ibyaha byituga tugiye ku muryango kandi nubirwanya uzabinesha, ararenga aragenda yica muri umunawe. Iby'Imana yatubujije kenshi nibyo abantu bakora, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo niba uri umwana w'Imana hari ibyo ugomba gukora, ariko hari n'ibyo utagomba gukora, kuko iyo ukoze ibyo utagombaga gukora n'ibyiza wakoze bigupfira ubusa. Hari amagambo akomeye cyane tujya dusanga muri Ezekiyeli mu gice cya 18 ashobora gukanga umuntu wese. Ezekiyeli igice cya 18 Imana iravuga ngo umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyaha, ngo gukiranuka kwe ntacyo kuzamumarira. Reka nyabasomere mwumve uko avuga. Ezekiyeli igice cya 18. Abantu benshi ikintu kibabaje, iyo babwiye iby'Imana ivuga babyita iterabwoba, iyo babwiye iby'Imana ivuga bavuga ko atari igihe cyabyo. Ezekiyeli igice cya 18 tuve ku murongo wa 24 arandika aravuga ngo ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi, agakurikiza ibizira byose ibyo umunyabyaha akora, mbese azabaho. Ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibukwa, ubugome bwe yagize n'icyaha cye yakoze nibyo azazira. Ariko muravuga muti imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye. Nimwumve mwaba inzu ya Isirayeli mwe, mbese imigenzereze yanjye ntitunganye? Imigenzereze yanyu siyo idatunganye? Umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi azabipfiramo, ibibi yakoze nibyo azapfiramo. Umukiranutsi waretse gukiranuka, nimusoma no mu Isezerano Rishya muzabona ko iteka ryose Imana iburira abana bayo ngo niba warabaye umwana w'Imana wisubira gutera ibiraka kwa Satani, niba warabaye umwana w'Imana va mu byaha. Ariko abantu benshi bibwira ko ngo agakiza katwemerera gusubira mu byaha ngo kubera ko Yesu yarihiriye byose. Kuba Yesu yararihiriye ibyaha byacu byose ntabwo biduhesha uburenganzira bwo gusubira kubikora. Niyo mpamvu ndetse ibigereranyo Petero akoresha birakomeye cyane, aravuga ngo umukiranutsi usubira mu byaha ngo amera nk'ingurube buhagiye ngo igasubira kwigaragura mu cyondo. Ntabwo ikindi kigereranyo akoresha ndi bugikoreshe kuko cyo kirakomeye kurutaho, ariko abasoma Bibiliya murakiza. Imana yihanangiriza abantu bayo yuko niba waravuye mu byaha ugomba kubivamo kandi ukabivamo burundu, kuko umwana w'Imana asabwa kumenya ibyo yemererwa gukora n'ibyo atemererwa gukora. Iki nicyo kintu gikomeye cyane mbona muri iyi minsi. Niba ari ukubera ko abantu badasoma Bibiliya, niba ari ukubera ko bayisoma barangaye, niba ari uko bayisoma bafite ibindi bibakurura, usanga abantu benshi icyakora birumvikana ngo umuntu umwe yashakaga kurya imbuto asatuye rumwe asanga harimo inyo, satura rwa kabiri asanga harimo inyo, satura rwa gatatu asanga harimo inyo, azimya amatara arakomeza ararya. Abantu benshi nuko babigenza, basoma Bibiliya yavuguruza ibyo batekereza, bati Bibiliya n'ubundi irashaje, yanditswe kera, tugomba kuyivugurura tukayihuza n'igihe. Ntabwo Bibiliya igomba guhuzwa n'igihe, ahubwo imitekerereze yacu ni igomba guhuzwa n'ijambo ry'Imana. Imana iratubwira ngo niba uri umwana w'Imana hari ibyo ugomba gukora, hari n'ibyo utemerewe gukora. Umvuko Paulo yandikiye Abagalatiya mu gice cya 5 arababwira ngo muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye icyo gitumye ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Noneho akaturondorera ibintu tugomba kwirinda nk'abana b'Imana, akavuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara. Umuntu ukora ibi ngibi uwo ni umuntu uyoborwa na kamere. Akavuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni ugusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiraga kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ariko usanga ibi ngibi bimaze kurondora
nibyo biranga isi ya none. Abantu barasambana, abantu barasinda, abantu barangana, abantu baragambanirana, abantu baragenda ukundi. Ariko Pawulo akavuga ngo mwibuke yuko abakora ibyo ngibyo batazaraga ubwami bw'Imana. Sindi buvuge ngo amen, kuko siko bigomba kugenda. Umuntu wamenye Imana yagombye kuyoborwa n'umwuka. Niyo mpamvu ugendera muri bene iyi mirimo ya kamere, Pawulo aratubwira ngo muzirikane ibi ngibi, ugendera mu mirimo ya kamere ntashobora kunezeza Imana. Kambasomere mwumve ukuntu abivuga mu Baroma 8 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Aravuga ngo Abaroma 8 umurongo wa 5 aravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi ntabwo bifuza kubyumva. Iyo babwiye ko adashobora kunezeza Imana, yibwira yuko Imana uyinezeza uko ubyumva. Hari abantu benshi bakora imirimo myiza ariko batarimo kunezeza Imana, kuko barimo barategekwa na kamere. Mwene data wumvira ijambo, gerageza kwigenzura. Usubire hariya mu Galatiya 5 umurongo wa 19 n'uwa 20, wibaze ngo muri iyi mirimo yose Pawulo arondora nta n'umwe ugenderamo. Ntabwo waba ugendera mu busambanyi, ntabwo waba ugendera mu biteye isoni. Erega ibiteye isoni ni ikintu cyose ukora ugatinya ko abantu bakubona ugikora. Muri ino minsi hari ibiteye isoni byinshi. Uragenda ugasanga umuntu yicaye kuri pornography, wajya kureba akabihisha. Ikintu cyose uzumva ugomba guhisha iyo undi muntu aje, uzamenye ko burya ari igiteye isoni. Ni iki gituma ugihisha niba kidateye isoni? Yego hari ibintu tugomba gukora twiherereye, ariko ntabwo biteye isoni. Ariko hari ibindi bintu ukora waba wicaye ahantu, waba urimo kubireba, umuntu yaza yahagera. Uzarebe pornography, umuntu natunguka uzatangira kubihisha. Sinjya nyireba ariko njya mbona abayireba. Wamugera iruhande ukabona arahisha. Kera batujya nkijya muri cyber cafe batarakwirakwiza internet, najyaga mbwirwa iyo wabonaga umusore wicaye ahantu mu nguni cyangwa umukobwa yicaye mu nguni yiherereye kure y'abandi mu gakebiko ke wenyine, washoboraga gukekeranya bitatu bya kane ugasanga arimo arareba urukoza soni. Kubera iki? Wahegera agakuraho ibiteye isoni, imirimo ya kamere, iby'isoni, gusenga ibishushanyo, gusambana, kubeshyerana, inzangano n'ibindi byose twamaze kubona. Mwene data irondore urebe niba utitwa umwana w'Imana ariko ukaba ugendera muri kamere, kuko ngo abayoborwa na kamere ntibashobora kunezeza Imana, kuko imirimo ya kamere iragaragara. Niko Pawulo yanditse. Niyo mpamvu umuntu wese ushaka kuba umwana w'Imana agomba kuva muri iyo mirimo ya kamere akagendera mu mirimo y'umwuka. Pawulo aturondorera neza akatubwira ati ariko buriya mwitonde, imirimo y'umwuka nayo iragaragara. Ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukwihangana, ni ingeso nziza, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ukwirinda, ni ugukiranuka. Ngo ibyo byose nta mategeko abihana. Ibyo nibyo duhamagarirwa kugendamo. Iyo niyo mirimo y'abana b'Imana, iyo niyo mirimo yo gukiranuka. Nkunda amagambo yandikiye Timoteyo nabwo amuburira, aramubwira ati Timoteyo ujye ugenda witonze. Urwandiko rwe rwa 2 yandikiye Timoteyo mu gice cya 2 aramubwira ngo Timoteyo, ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, ngo kandi twanditseho aya magambo akomeye ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 19 kugeza ku 22 aramubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Niba witwa umwana w'Imana va mu bidatunganye. Niba uvuga izina ry'Uwiteka va mu bidatunganye. Niba ujya ubwiriza va mu bidatunganye. Niba ujya uririmba va mu bidatunganye. Niba witwa umurokore usengana va mu bidatunganye. Kandi ngo
kuri urwo rufatiro handitsweho ngo Uwiteka azabe. Ushobora kubeshya abantu ariko ntabwo uzabeshya Imana, kuko Uwiteka azabe. Ngo iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Noneho agakurikizaho amagambo akomeye cyane, akavuga ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro nawe ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Umuntu niyiyeza akava mu bidatunganye, azaba uw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Kuko hano Pawulo abivuga neza, akavuga ati mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho by'uburyo bwinshi, habamo iby'ibumba, habamo iby'ibiti, ariko habamo n'iby'izahabu n'iby'ifeza. Ngo umuntu niyitunganye azaba abaye igikoresho cy'igiciro cyinshi mu maso ya nyiracyo. Abo ni abana b'Imana basobanukiwe icyo kuba umwana w'Imana bivuga. Reka rero twitegereze, nyuma yo kubona yuko hari imirimo tugomba kuvamo, ariko hari n'imirimo tugomba gukora. Iyo tuvuye mu mirimo ya kamere tukayivamo, Bibiliya yatubwira ngo noneho nimukurire mu mirimo y'umwuka. Petero yabyanditse neza mu rwandiko rwe rwa 2 mu gice cya 1, yandikira abo yandikiraga arababwira ngo reka kwizera kwacu ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose. Turaza kubigarukaho mwitegereza iteka ryose. Imana ibwira abantu bayo ko bagomba kugira umwete mu byayo. Ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Murabona zino ni za mbuto z'umwuka agenda atondeka azizamura. Kwizera kuduhesha agakiza mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mwongereho gukunda bene data. Noneho agasubira inyuma akatubwira ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya Kristo Yesu umwami wacu. Kutaba abanyabute no kutaba ingumba. Umwana w'Imana ukuze, icya mbere agomba gukora imirimo, kandi umwana w'Imana ukuze agomba kubyara abandi. Haleluya. Kuko hari uko tugomba gusa nk'abana b'Imana, ariko hari n'ibyo tugomba gukora nk'abana b'Imana. Ikintu kinejeje nuko ziriya mbuto z'umwuka, Petero aratubwira ngo iyo zikugwiririyemo zikaba nyinshi, ngo zituma utaba umunyabute kandi zigatuma utaba ingumba mu byo kumenya Kristo Yesu. Ndenda kubabwira ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi. Mbona abakristo benshi iyo atari abanyabute baba ari ingumba. Hari igihe tubeshya Imana, ukabwira Imana, Mana rwose imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Mana ikicara yose, uriya muntu arimo araririmba yuko azahagarara imbere yanjye azanye iminyago, ariko ni ingumba. Nta munyago, nta warabwira ubutumwa, nta n'uwaraho ubuhamya. Ingumba. Abakristo benshi ni ingumba. Mu ijuru nagerayo nta n'uzamutangira ubuhamya ngo avuye tumva ndashima Imana kubw'uyu muntu kuko niwe watumye menya Yesu. Bwira abantu Yesu, we kuba ingumba mu byo kumenya Kristo. Ikindi aratubwira ngo ntitugomba kuba abanyabuti. Muri kino gihe rero iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Usanga abantu benshi baradamaraye. Uramuza ari gukora iki? Ngo genda umukristo usanzwe. Ukora siki? Ndi umukristo usanzwe nye. Ntacyo akora, ni umukristo usanzwe. Oya, uwo ni umunyabuti. Igenzure nawe mwene data. Hari igihe turirimba indirimbo rwose ukabona kenshi Imana turayibeshya. Nabonye umukunzi mwiza
yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Muri iyo ndirimbo haranagira ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Uriya muntu uko ambwira ngo ibyo atunze nawe ubwe ni iby'uyu mucunguzi, akaba ntabyimbona, nawe ubwe nkaba ntamubona. Ingumba umunyabute. Ariko reka turebe ni iyihe mirimo ubundi Imana itegereje ku bana bayo. Umwami Yesu, umuntu yigeze kuza aramwegera aramubwira ati mwami Yesu tubwire, ni irihe tegeko risumba ayandi? Ni igiki twakora kikanezeza Imana kuruta ibindi? Aramubwira ati ngiye kuyagushyirira mu magambo yoroshye: ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Uwo ni wo murimo unezeza Imana kuruta ibindi byose, gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Icyo nicyo bita kuramya Imana, worship. Hari igihe abantu baririmba bakavuga ati rwose twaramije Imana pe, kandi nibyo. Iyo uramya Imana uririmba, uba urimo kuvuga iby'Imana yagukoreye, uba urimo kuvuga Imana uko ari nziza, urimo kuvuga Imana uko ikomeye. Ibyo biri no kuramya Imana birayinezeza. Ariko buriya kuramya Imana birenze kuririmba. Icya mbere kuramya Imana ni ugukora ubushake bwayo, ni nayo worship iruta izindi zose. Nta kintu kinezeza Imana nko gukora ubushake bwayo. Umwami Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ati mwebwe unkunda azitondera amategeko yanjye. Icyo nicyo kinezeza Imana bwa mbere, nuko yitondera amategeko yayo. Kuko n'imigisha yose iva muri icyo ngicyo, kuramya azitondera amategeko yanjye. Ikizavamo ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuze aho ari tugumane nawe. Haleluya. Kuko kuramya Imana kwa mbere ni ukumvira amategeko yayo. Iby'Imana yategetse byose muri iri jambo, icyo usomye cyagukora ku mutima ukacyumvira. Turamya Imana n'ubuzima bwacu bwejejwe, tukayiririmbira, tukayisenga, tukayubahisha ubutunzi bwacu. Iki cyo gikozeho abantu benshi bashobora kugutera amabuye, cyane cyane muri no minsi ya corona. Cyewe naratangaye cyane. Hari umuntu umwe rwose wabaye ikirangirire, yaravuze ngo ubu ngubu se ngo nta maturo tuzongera gutanga, ngo kubera ko nta nsengero zifunguye. Ngo rero wa muntu burya amaturo ye yaturaga pastori, amaturo ye yaguraga service bamuha. Ntabwo amaturo ari umushahara wa pastori, ntabwo amaturo ari igihembo cya pastori yuko yagukoreye ibi nibi. Ituro ryanjye, icyacumi cyanjye, nishimwe ry'Imana yangiriye neza. Nuko gusa Imana yategetse iravuga ngo ibyacumi bijye biza mu nzu yanjye. Ariko ubundi ibyacumi n'ibyo Uwiteka, Imana niko yavuze, iravuze ngo ibyacumi ni ibyanjye, nanjye mbihaye abatambyi kugira ngo bajye bankorera. Ariko ubundi itorero ryaba rifunguye ryaba ridafunguye, gihe ntabwo nzareka gutanga icyacumi. Kandi simbivugiye ko ndi umupastori, niyo naba ntari we nabikora, kandi nshimira n'abakristo babikora. Rwose muri benshi barimo kunyumva harimo benshi babikora, ariko hari n'abandi babiretse kubera ko corona yaje. Ariko kuba corona yaraje ntabwo yakuyeho iby'Imana yavuze. Iby'Imana yavuze niko kuri. Ntabwo dutanga icyacumi kubera yuko twagiye mu rusengero, ahubwo mu rusengero niho yashyize ngo tujye tugitanga kugira ngo gusa tuyerekeye yuko twemera ko ibyo dufite byose ari we yabiduhaye. Corona yaraje gese naretse gutanga icyacumi, icyo mbonye cyose ngitangaho icyacumi, kuko iryo ni itegeko ry'Imana. Kubaha Imana, ukayubahisha ubutunzi bwawe, mukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Uwo ni umurimo umwe. Hanyuma aravuga ati kandi namwe mukundane nk'uko buri muntu wese yikunda. Haleluya. Gukunda bene data no mu bihe bikomeye no mu bihe bigoye, ririya tegeko ryo gukunda sigaye ndikunda nanjye. Aratubwira ngo ukunde bene data, hahandi twasomye yavuga ngo gukunda bene data mwongereho gukunda. Akuraho obuje, aravuga ngo gukunda bene data mwongereho gukunda. Gusa ujye ukunda mu buzima bwawe, wumva ushaka, nubura n'ukunda ushaka ukunda cyangwa ushaka icyo ukunda, ariko ukunda abagukunda, ukunde n'abatagukunda, ukunde n'abadakunditse, ukundi. Haleluya. Hanyuma mbere yuko asubira mu ijuru abwira abigishwa be, abaha yindi mirimo 3. Arabwira ngo mugende mujye mu mahanga yose, mubabwirize ubutumwa bwiza,
mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Arangije arabwira ngo kandi mubigishe kwitondera ibyo n'abategetse byose. Ariko Warren yadukuriyemo imirimo 3 y'umukristo. Aravuga ngo umurimo wa mbere ni ukubwiriza abantu ubutumwa bakamenya Yesu, ukabyara abandi ba Kristo. Undi murimo wa kabiri ni ukuba mu muryango w'Imana. Mubatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ukaba mu muryango w'Imana. Ukumva yuko utari nyamwigenda, ukumva yuko ufite abandi muri mu muryango, mugafatanya. Hanyuma icyanyuma ukiga ijambo ry'Imana, ugakura ugasa na Yesu. Mubigishe kwitondera ibyo n'abategetse byose, base n'abana b'Imana. None mwene data, ndashaka kukubaza, akenshi kubera ko tutabisobanukirwa usanga tubigendamo buhoro, ariko byitondere. Aya magambo niyo ngiye kurangirizaho. Akenshi Imana yihanangiriza abantu bayo ikababwira ngo umva ibyo nabategetse gukora, mwitondera uburyo mubikora. Yesu yaciye umugani w'ibisonga byasigiwe itaranto, umwe ahabwa 5, undi ahabwa 2, undi ahabwa 1. Ngo ahaye umwe aragenda arayitaba. Shebuja agarutse araza aramubwira ati itaranto yawe ngiye ndayikugaruriye uko wayimpaye. Nibwira ko hari abantu benshi umunsi Yesu yagarutse bazamwereka itaranto zose yabahaye, ntacyo bazimarishije kuko ntacyo bakoze. Avugamo ibisonga basigiye ibyo kugaburira abandi ntibikora umurimo wabyo neza. Hari imigani myinshi yo muri Bibiliya itwereka yuko Imana ishaka ko abana bayo bakora kandi bagakora neza kandi bagakora cyane bashyizemo umwete. Ndetse Yeremiya yageze aho ngo arabikabiriza, aravuga ngo havumwe umuntu wese ukora umurimo w'Imana ntawe ukorana umwete. Hanyuma amagambo Paulo yanditse hahandi aho twasomye niyo ngiye kurangirizaho, nandi amwe ndi bwongereho. Aravuga ngo jewe nk'umwubatsi w'umuhanga Imana yampaye gushyiraho urufatiro, ngo hanyuma ngo ariko umuntu wese niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Uyu murimo ugomba kuwukora ugashyiraho ibintu by'igiciro. Ahandi yari yandikiye Timoteyo aramubwira ati Timoteyo, mu nzu y'inyumba haba ibikoresho by'ibiti n'iby'ibumba n'iby'izahabu n'iby'ifeza. Ariko hano aravuga ngo buri muntu wese yitonda uburyo yubaka. Ngo urufatiro rwashyizweho ni Kristo, kandi we nibwira ko asumbye izahabu. Aravuga ati bamwe baraza bakubakaho izahabu, abo ni abantu basobanukiwe ibyo bakora. Abandi bakubakaho ifeza, aba ni abasobanukiweho birenzeho. Abandi bakubakaho andi mabuye y'igiciro. Atari ko hariho n'abatinyuka bakubakaho ibiti. Yewe ngo hari nabo bakaho ibyatsi, hari n'abatinyuka bagashyiraho ibikenyeri. Buriya umuntu utabizi neza, kubera ko nyakatsi zitakibaho mu Rwanda, inzu y'ibyatsi ikomera kuruta y'ibikenyeri. Kuko icyambere ibikenyeri birasaza, byatangira gusaza bigacikagurika, byarangiza bikabora. Hano hatubwira ngo abantu bamwe baraza kuri Kristo bakubakaho ibyatsi, ngo abandi bakubakaho ibikenyeri, ngo abandi bagashyiraho ibiti, ngo ariko bakibagirwa yuko imirimo yose izageragereshwa umuriro. Umurimo wawe uzageragezwa mwene data. Ujye witonda uburyo wubaka. Jewe njya ntangara cyane iyi Imana igiye izamurira abantu bo barayimanurira. Reka mbere uko bikora. Nigeze kurwana intambara n'umutima wanjye, nari nabonye amafaranga menshi agera muri miliyoni 5. Noneho yari ayanjye rwose, ntabwo nari nayibye, nta nubwo ari n'uwayampaye w'impano, nari nayakoreye. Imana iramubwira ngo aya ngaya utwareho 10%, hanyuma 90% araba yanjye. Aravuze Mana, ntware 500,000 wowe utware 1,4,000,000. Hari umurimo twari turimo gukora aho nakoraga kera, twari turimo kubaka inzu y'amasengero, yambwira ngo uyishyireho hariya, ubake fondasiyo, abandi bazayuzuza. Ariko ngeze aho nibukira ijambo rivuga ngo bamwe bubatseho izahabu, abandi bubakaho ifeza, abandi bubakaho ibikenyeri. Ariko ngiye mbitangaho ubuhamya, kuko nzi uko Imana ikora. Iyo wubatseho izahabu nayo iguha izahabu.
icyo gitabo nari nanditse, reka mbabwire naho amafaranga yari yavuye. Icyo gitabo nari nanditse yagishyizeho igikundiro. Ibyo bacapye nyuma yaho bivamo amadolari arenze 30,000, kandi rambwira ngo ayo noneho nayawe. Ndicara nyine nayihaye bikeyi mpa byinshi, kandi n'ubundi bwose niko bigenda, uyiha bikeyi ikaguha byinshi. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo buri muntu wese yitonda uko yubakaho, ngo wubatseho ifeza cyangwa izahabu cyangwa amabuye y'igiciro, ariko hari n'abatinyuka bagashyiraho ibiti. Uzarebe ikizamini umuntu agira, iyo ubonye amafaranga menshi gutanga icya-10 birakugora, iyo wabonye make yo gutanga icya-10 birihuta. Icya-10 cy'igihumbi, igikoroto cy'ijana se hariho cyane nira gutanga. Uzarebe abantu bacuruza udutaro, abantu bacuruza imboga, abantu bacuruza imbuto, batanga icya-10 kuruta abatwaye imodoka bacuruza amaduka yinjiza amamiliyoni. Kubera iki? Umuntu yigeze kumbwira ati se wakwinjiza miliyoni 10 atugasenyesha ikaye miliyoni ukayitangaho icya-10. None iyo utanze miliyoni 1 kuri miliyoni 10 usigarana 9 zishobora kugutunga. Uwabonye igihumbi agatangaho 100 n'ubundi nticyari no kumutunga. Ariko ab'Imana yahaye byinshi nibo bahindukira bakayigabaniriza, bakubaka n'ibyatsi ku rufatiro rw'izahabu. Ab'Imana yahaye umwanya uhagije ntibasoma Bibiliya. Afite televiziyo mu rugo, afite interinete, afite WhatsApp, afite iki, Bibiliya ntayibonera umwanya. No gusenga ntabibonera umwanya. Ab'Imana yahaye uburyo nta mwanya bayibonera. Bubakaho n'ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti. Nkaho ni mwirondore mwumve ko mbeshya. Uri busange mbeshya azampamagara ambwira ati warabeshyaga. Muzabibona ku iteka ryose Imana yiduhaye izahabu, twe tuyiha ibyatsi, tuyiha ibiti, tuyiha ibikenyeri. Ariko Pawulo akavuga ngo buri muntu wese yitonda uko yubaka, kuko umurimo wa bose uzageragereshwa umuriro. Ariko ikintu kiza cy'Imana ngo umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Hari abantu Imana izinjiza mu ijuru ibanje kuderibera. Bwite muhanze mwinjiza bizahabu n'abifeza, bari abo baragaragara, bari abandi turaza kureba naca mu muriro akarokoka, azaba ari umwana w'Imana. Ariko muri ba bandi badakora bubakagaho ibikenyeri, bagashyiraho ibiti, bagashyiraho ibyatsi ku rufatiro rw'izahabu. No mu Rwanda ntitukibyubakisha, uretse mu bwami bw'Imana niho abantu babitinyuka. Hanyuma Pawulo arangiza agira ati, niho turangirije mu Baroma 12. Aya niyo magambo ashaka kubasigira. Ayo ndizera ko mwabyihanye. Ibyo bindi maze kuvuga byose ndizera ko mwabyihanye mugiye gukora ibi ngibi. Pawulo arandika aravuga ngo nuko bene data ndabinginga. Baroma 12 umurongo wa 1. Kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo menye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwitange mu bitambo ku gicaniro, mushake kumenya iby'Imana ikunda, aba ari byo mukora, ngo niko kuyikorera gukwiriye. Hanyuma arangije abishyira mu magambo yumvikana. Umurongo wa 6 w'icyo gice ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana. Niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigarubura. Cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira nezerewe. Buri kintu cyose urabona Pawulo yongeraho ngo buri kintu cyose ukora gikorana umwete. Utanga tange atitangiriye umufuka, tagunyiririza. Ubwiriza abwirizanye umwete kandi abwirize neza. Usenga sengana umwete. Buri murimo wose wahawe gukora uwukora n'imbaraga. None bene data, uko niko abana b'Imana bagenda n'umwe. Pawulo atubwira ikigero tugomba gukura tukageraho, akatubwira n'ikizatugaragariza yuko dukuze bihagije, ariko akanatubwira n'abagomba kudufasha muri urwo rugendo rwo gukura.
ibice 4 bya Efeso umurongo wa 11 aravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba bungere n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Hano dufitemo amatsinda 5 y'abantu Imana yahaye umurimo ibasigira ubwoko bwayo ngo bashobore kuburera. Hano Paulo aravuga ngo nuko iha bamwe. Mu yandi magambo dushobora kuvuga ngo bamwe bahawe impano ngo babe intumwa, abandi bahabwa impano ngo babe abahanuzi, abandi bahabwa impano ngo bavuga butumwa bwiza, abandi bahabwa impano ngo babe abigisha, abandi bahabwa impano ngo babe abungeri, ariko byose ngo abera batunganirizwe gukura nk'abana b'Imana. Cyangwa nkabishyira mu yandi magambo kavuga ngo yafashe bamwe abahereza itorero nk'impano ngo baribera intumwa, baribera abahanuzi, baribera ababwiriza butumwa bwiza, baribera abungeri, baribera abigisha, nanone kugira ngo abera bashobore gukura nk'abana b'Imana. Ubwo Imana yahamagaraga Aburahamu yarabwiye ngo Aburahamu nzaguha umugisha kugira ngo ube umugisha. Imana ifata impano zayo ikaziduha kugira ngo tubere itorero umugisha, iduha umugisha kugira ngo duhe umugisha. Dufite impano z'Imana ngo tube impano ku bantu bayo. Ikintu cyose ufite, waba ufite imbaraga, waba ufite ubwenge, waba ufite ubutunzi, ikintu cyose uzabona abantu bagushakaho, ujye umenya ngo ni impano y'Imana yo kugira ngo ubere abandi impano, ubere abandi umugisha. Na Yesu ubwo yazaga mu isi yaje ari impano. Bibiliya yatubwira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuga ngo natwe Imana iduha impano yarangiza ikaduhereza itorero ryayo, ikaduhereza abantu bayo ngo tubabere umugisha. Haleluya. Hano Yesu aratubwira ngo arahirwa uwo mugaragu shebuja yahaye impano, shebuja yahaye indezo yo kuba umuhanuzi, yo kuba intumwa, yo kuba umubwiriza butumwa bwiza, yo kuba umwigisha, yo kuba umwungeri. Ngo arahirwa uwo nguwo shebuja nazaza agasanga arimo gukora uwo murimo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ese ujye utekereza ko impano zawe wahawe atari izawe wahawe ngo uzikoreshereze. Icyo waba ufite cyose nk'impano, ushobora kuba uhanura, ushobora kuba uzi kwigisha, ushobora kuba ibintu byinshi. Twahawe impano kugira ngo tube impano ku itorero ry'Imana. Aha bamwe kuba intumwa, aha abandi kuba abungeri, aha abandi kuba abavuga butumwa, aha abandi kuba abahanuzi, ariko byose kugira ngo abera bashobore gutunganywa. None hano ku murongo wa 48 akatubwira ngo uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazashakaho byinshi, kandi uzabibona. Hano ku isi iyo ufite impano abantu baza kugushakaho byinshi, uwahawe byinshi abantu bazakubaza byinshi. Salomo yaravuze ngo iyo ubukire bugwiriye ngo nabo burya baragwira. Uwahawe byinshi uzabazwa byinshi, haba mu ruhande rw'Imana haba no mu ruhande rw'abantu. Uwahawe byinshi azabazwa byinshi. Ikibazo kijya kibamo nuko bamwe bitwara nk'abari abagaragu, ngo umugaragu, ndababwira yuko umugaragu niyibwira ati databuja aratinze agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Impano wahawe ntuzikoreshereze Imana. Impano wahawe ukazideturuna ukajya kuzikoresha ibindi. Uyu mugaragu ngo bamusigiye ibyo kwita ku bandi, arabifata arabirya, ngo aranywa arasinda, arangije ndetse bamubwira turanshakaho iki. Iki ni ikibazo dufite muri kino gihe. Abantu benshi bahawe impano ntabwo babazwa byinshi, ahubwo bajya kure bakabaza byinshi. Njyanganira n'abakristo bamwe bakambwira ati ariko ati
nkababaza no kuki muza kundeba mutaraba Kristo wo kuri paruwase yanjye ngo pastori wacu ntaboneka. None se niba ataboneka kuki muza hano kandi mutaraba hano ngo nuko uboneka? Iyo wahawe byinshi uzabazwa byinshi. Bamwe bahabwa kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, abandi kuba bungeri, abandi kuba bigisha, kugira ngo abera batunganywe. Twe turi abarezi bagomba kurera ubwoko bw'Imana, kandi twahawe byinshi. Ku isi tuzabazwa byinshi, tuzategerezwaho byinshi, kandi no mu ijuru nitugerayo tuzabazwa byinshi. Ko Yesu yaravuze ngo uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi nawe bazarushaho kumwaka byinshi hano ku isi kandi no mu ijuru. Ariko ngo arahirwa uwo mugaragu bazaza bagasanga arimo gukoresha impano yahawe kugira ngo abere abandi impano, arimo gukoresha umugisha yahawe kugira ngo abere abandi umugisha. Niki Imana yabwiye Aburahamu? Iramubwira ngo Aburahamu, nzaguha umugisha kugira ngo ube umugisha, nzaguha umugisha kugira ngo ubere abandi umugisha. Aho uzagenda hose genda ubera abandi umugisha. Urahirwa mwene data wumvira ijambo, niba impano zawe zose uzikoresha ngo uheshe Imana icyubahiro, ubera abandi umugisha. Ngiye maze gusobanukirwa iri jambo, nuzafata Bibiliya zanjye zose izitwa izanjye, uzasanga ku ipaje ya mbere nandikaho izina ryanjye, nkandikaho ngo intego y'ubuzima bwanjye guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha, kuko icyo ni Imana iduhamagarira. Hesha Imana icyubahiro, impano zawe zose zibizo guhesha Imana icyubahiro. Iby'Imana yaguhaye byose guhera ku mubiri wawe. Abantu benshi Imana yabahaye ubwiza, aho kugira ngo baheshe Imana icyubahiro bayishimire, ahubwo burabasenya. Abandi yabahaye amajwi meza, aho kugira ngo babikoreshereze Imana babijyana mu bindi. Umugaragu basigiye ibyo koreresha ubwoko bw'Imana, akajya kurya no kunywa no gusinda, ngo azahanwa bikomeye. Ntuzabe muri abo mwene data. Impano zawe uzikoreshereze Imana. Igihe kirageze ngo impano zacu zijya ahagaragara, dukora umurimo w'Imana. Igihe kirageze ngo ubutunzi bwacu bukorera Imana, bukorera abantu. Igihe kirageze ngo ibyo twahawe byose bihinduke umugisha ku bantu b'Imana. Reka noneho turebe, kuko ikintu gice kinini cyane muri iri somo, iby'Imana yadusigiye tuzareresha ubwoko bwayo. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko dufite ibintu bigera kuri 7. Nuzitegereza muri Bibiliya, iteka ryose iyo Bibiliya ivuga abantu b'Imana ko bagomba gukura, hari ibintu bimwe uzasanga bigaruka kenshi cyangwa bigaruka iteka. Ibintu 7 ngiye kubabwira bigira uruhare mu gukura kw'abana b'Imana. Icya mbere ni ukumenya Yesu. Iki nicyo cya mbere, iki nicyo cy'ingenzi, iki nicyo kibanziriza ibindi, kubera yuko aha niho dutangirira. Utaramenye Yesu nta n'ubugingo afite. Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, udafite uwo mwana nta bugingo afite. Ahandi Bibiliya ikatubwira ngo Yesu ngo niwe tangiriro ryo kwizera kwacu, ngo kandi niwe gusohoza rwose. Yohana yaranditse aravuga ngo bamwizeye, ngo abamwemeye bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aha ngaha niho ibanga riri. Ushaka kuba umwana w'Imana ugomba kubanza ukavuka nk'umwana w'Imana. Ushaka gukura nk'umwana w'Imana ugomba kubanza ukavuka, kandi nta handi uzavukira uretse muri Yesu. Ariko ikintu gishimishije, niyo umaze kuvuka usanga Yesu ari byose. Aravuga ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ati nige mugati w'ubuzima, unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Yesu niwe byose, niwe mugati w'ubuzima, niwe mazi y'ubuzima, niwe migezi y'amazi y'ubuzima, niwe tangiriro, niwe herezo, niwe banze, niwe herezo rya byose. Yesu ni byose. Niyo mpamvu twatangiye turimo ngo Yesu ni byose kumufite. Ibindi byose niyo wabireka ukaguma muri Yesu, kuko ibindi byose icyo bikora ni ukugushimangira muri Yesu. Nkunda amagambo Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6, arababwira ngo nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Kugendera muri Kristo, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we. Haleluya. Dushorera imizi muri Yesu, tukavomamo ibidutunga tugakura. Igiti cyose kugira ngo gikure kigomba kugira aho gishinze imizi. Hano ratubwira ngo dushorere imizi muri Yesu. Ari naho yandikiye Abanyeroma, Abaroma arababwira ngo mwambare Kristo. Nunyuraho, buri ikintu cyose wambaye nicyo kikugaragaza.
unyuraho bakakubaza ati ariko ati hari umupastori wanyuze hano, ati umugabo wari wambaye akantu mu ijosi, ati ni kote. Bati ikintu cya mbere kizakuranga, baravuga ngo yari yambaye iki. Noneho Pawulo akavuga ngo mujye mwambara Kristo. Twe dushorera imizi muri Kristo, tuvukira muri Kristo, tugatangirira muri Kristo, tugashorera imizi muri Kristo, tukagendera muri Kristo, tukarangiriza muri Kristo. Haleluya. Niba ushaka gukura, kandi niwe cyitegererezo cyo gukura kwacu, niba ushaka gukura ugomba guhora umwigeraho, ukavuga ngo ndumva ndimo kuzamuka ngenda ndushaho gusa na Yesu. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, ko ndagira ngo twihute kuko dufite ibintu birindwi byose. Icya kabiri kidufasha kurera abana b'Imana no gukura nk'abana b'Imana ni ugutungwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Muzarebe muri Bibiliya ijambo ry'Imana, iyi Bibiliya ifite ibigereranyo byinshi. Ni umugati w'ubuzima, ni amata y'umwuka, ni urumuri, ni umurikira inzira yacu. Iri jambo ry'Imana muri Bibiliya iyo barivuga usanga ari byose. Muri Yesaya 55 Imana itangira ivuga ngo ariko kuki mutanga amafaranga mukagura ibidahaza, ariko yarangiza ikavuga ku ijambo ryayo ku murongo wa 11 akavuga ngo nyamara ijambo ryanjye ngo ryo ntirimanukira ubusa, ngo nk'uko imvura igwa ikameza imyaka, ngo niko n'ijambo ryanjye rimera. Ahangaha ni ikintu tugomba gusobanukirwa neza. Niba ushaka gukura ugomba gutura mu ijambo ry'Imana. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati Timoteyo, kuva mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bishobora kuguhesha agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Umurongo wa 16 akamubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka no kumutunganya, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse, mu yandi magambo aba ari perfected, aba akuze, ngo ashobore gukora imirimo myiza yose. Haleluya. Kandi icyo nkundira ibi ngibi nuko iyi ndezo iza ifitemo n'amasezerano menshi. Zaburi ya mbere uba yanditse twayisomewe mu gice baravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Uwo nguwo igituma aba yarakuze ntiyicarane n'abakobanyi, ntahagarare mu nzira y'ababi, ntagendane n'abanyabyaha. Aravuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, ngo kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iryo ni isezerano ry'abatungwa n'ijambo ry'Imana. Na Yesu yabisubiyemo muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 20 n'uwa 21 aravuga ngo uwitondera amagambo yanjye ni unkunda, ngo unkunda azitondera ijambo ryanjye. Ariko umugisha uvamo ngo uzitondera ijambo ryanjye data azamukunda, nanjye nzamukunda, nzaza aho ari tugumana. Njya numva abantu benshi bavuga ngo ugiye nkunda Yesu, ngo nkunda Yesu. Ntabwo no ya, ntabwo gukunda Yesu ntabwo ari sentimental, ntabwo Yesu ari boyfriend, ntabwo Yesu ari girlfriend. Oya, Yesu ni umwami. Ariko aravuga ngo niba ushaka kunkunda, ikizerekana ko nkunda, itondera amagambo yanjye. Ngo umuntu nankunda ngo azitondera ijambo ryanjye, ngo kandi umuntu nitondera ijambo ryanjye azavanamo inyungu nyinshi. Ngo jyewe nzamukunda na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Buriya abantu benshi bakunda umugisha, abantu benshi basengera umugisha, ariko nkuze kubira abantu nkabwira ariko nimugasengera umugisha, ahubwo nimusabe Imana izitura iwanyu, kuko Imana nizi zazana n'imigisha yose. Ariko kugira ngo ibyo bibe ugomba gutura mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere, shorera imizi muri Yesu. Icya kabiri, tungwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma icya gatatu, ugusenga. Gusenga nimusoma muri Bibiliya muzabona kenshi babigarukaho, kuva mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rishya. Batubwira iyo batangiye mu rubyaro rwa Adamu bagera kuri Seti bakavuga ngo icyo gihe ngo abantu batangira kwambaza Imana. Gusenga kimwe mu bintu bizatuma ukura. Umwana wese, abahanga mu mikurire y'abana barakubwira ngo iyo umwana adafite umubyeyi ngo ntabwo akura neza, iyo umwana atavugishwa n'umubyeyi ntabwo akura neza, iyo umwana umuhaye umukozi utamuvugisha cyangwa umufata nawe umuvugisha nabi ntabwo akura neza. Tugomba kwiga kuvugana n'Imana. Ntabwo ndi butanga ibisobanuro kuri buri kintu, ariko niba ushaka gukura nk'umuntu w'Imana, iga kuvugana n'Imana. Abantu benshi urababwira ati sinzi gusenga,
umwana wawe aramutse avutse akamara imyaka 2 akamara 3 akamara 4 akamara 5 atazi kuvuga atajya kuvugisha, waba ufite ikibazo, yaba ari umurwayi. Umwana utazi kuvugisha umubyeyi afite ingorane, kuko Bibiliya iratubwirayo ngo dusenge nkuko duhumeka, ngo musenge ubudatuza. Ahandi Yesu akavuga ngo ibyo mwifuza byose, ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Nimwitegereza abatubanjirije bose. Mose yari umunyamasengesho, Dawidi yari umunyamasengesho, Yesu yarasengaga ibihe byose. Mbere yo gukora ikintu cyose Yesu yabanzaga gusenga. Abigishwa barasengaga, ariko muri kino gihe dufite abakristo badafite umwanya wo gusenga, batanabikunda. Uzakura ute udasenga? Kandi Paulo yandikiye Abafilipi arabwira ngo ibyo mwifuza byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, ngo nibwo amahoro y'Imana arenze ayo umuntu yamenya azatwarira mu mitima yanyu. Mwige gusenga, nibwo muzakura. Haleluya. Icyo ni icya gatatu. Icya mbere, shorera imizi muri Yesu. Icya kabiri, wite ku ijambo ry'Imana, urituremo, urirye rigukuze. Icya gatatu, usenge ubudatuza. Icya kane ni ukuzura umwuka. Kuzura umwuka. Muzitegereze neza iteka ryose Imana igiye gukora ikintu. Muri Bibiliya kuva mu isezerano rya kera, Imana itangira kurema isi yarabanje yitwikiriza umwuka wayo. Abakozi b'Imana bose bagiye bakorana n'Imana babanzaga kuzura umwuka. Umukozi w'Imana Mose, abantu ntabwo babizi, baravuga ngo Mose yuzuye umwuka ryari. Umunsi Imana yamwigishije gukora ibitangaza, burya yari yuzuye umwuka. Abaje gufasha Mose bari bamwunganiye, yarabwiye ngo uzabazana imbere y'ihema ry'ibonaniro, nzenda ku mwuka ukuriho mubashyireho bagufashe kuyobora. Abacamanza bose baravuga ngo umwuka muzaho cyane, aratangira kuri imirimo y'Imana. Na Yesu ubwe, na Yesu nubwo yari umwana w'Imana, ari Imana yuzuye, mbere yuko atangira gukora umurimo yabanje kuzura umwuka. Umwuka muzaho, ngo amaze kubatizwa arimo gusenga, umwuka mumanukiraho mu ishusho y'inuma. Ahandi atangiye kubwiriza aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jyewe, ngo yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Wumva yuko iteka ryose n'abigishwa be yarababwiye ngo murindirire Yerusalemu. Amaze kubigisha ijambo ry'Imana, ngo abasobanurira ahereye kuri Mose n'abahanuzi n'ibyanditswe byose, ngo yuko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa mu izina rye. Ariko arangije aravuga ati ariko ntimugendere kuri ibi gusa, murindirire mu murwa, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Ariko muri kino gihe twebwe duhabwa amadiplome, duhabwa ubwenge, ariko dukeneye ko abakristo buzura umwuka. Ni uwo waba uri we wese, nta mukristo n'umwe uzigera akura ngo agere ku kigero gishyitse atuzuye umwuka. Ariko abantu ntibagishimikira kuzura umwuka, kandi nicyo kintu cyoroshye. Kuzura umwuka byoroshye nko kwegera Yesu ukamubwira uti Mwami Yesu, ko nshaka kugukorera nyuzuza umwuka. Azabikora. Ikibazo kirimo nuko twabigishije n'abantu benshi bazi ko kuzura umwuka ari ugutigita, ari ukuvuga mu ndimi utatigise ngo uvuge mu ndimi ntuba wuzuye umwuka. Tuzabamenyera ku mbuto bera, niho uzamenya ko umuntu afite umwuka. Nutangira gukora umurimo w'Imana, ukumva ufite imbaraga, ukumva ufite umwete, ukumva ufite kwitanga gukomeye, uzamenye ngo umwuka yaraje kuri ibyo akubwira. Naguha kuvuga mu ndimi uzazivugemo, nakuvuga guhagwanura uzabikore, naguha no gukora ibitangaza uzabikore. Cyangwa nuko wuzura umwuka. Ntimukitiranye umwuka n'impano ze. Ariko uko byagenda kose, umukristo wese, umwana w'Imana ukuze neza, ayoborwa n'umwuka. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umwana w'Imana ukuze agomba kwera imbuto z'umwuka, ntabwo ari izawe n'iz'umwuka. Umwana w'Imana ukuze agomba kugenda mu busabane n'umwuka wera. Hari isengesho dukunda gusenga, baryise ngo ni isengesho ry'ubuntu. Tuvuga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana Data, no gufatanya n'umwuka wera, in the fellowship and the communion. Gufatanya n'umwuka wera. Umwana w'Imana agomba gukora byose. Icyo uzakora cyose, ujye ubwira umwuka ngo umwuka, ngiye gukora uyu murimo, uwunyoboremo, uwumfashemo, umpa ubwenge, umpa imbaraga, kandi nawe azabikora. Imana yishimira kutuyobora kuruta uko tubisa. Ibyo uzasaba Imana kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, nusaba kuzura umwuka, Imana izabiguha. Njya mbwira abakristo ariko kukimwigora, njyewe sinzitugatuka, kuko Imana ifite inyungu yuko nuzura umwuka kuruta uko mfitemo inyungu. Imana ifite inyungu yuko nuzura umwuka ngo nyikorere mu mbaraga, kuko niyo yapfiriye abantu. Yesu yapfiriye abantu, njye sinigeze mbapfira. Icyo yampaye ni ukubarera. Bivuga ngo wafitemo inyungu kundusha. Nimubwira nti imbaraga nkorera ubwoko bwawe azazimba, kuko bifitemo inyungu. Kuki mutabyumva? Halo. Imana ibafashe kubyumva kandi bateremo inzara n'inyota yo kuzura umwuka. Haleluya.
cya gatanu mu ndezo y'Imana, gufatanya n'abandi. Muzitegereze muri Bibiliya, kimwe mu bintu bituma umuntu w'Imana akura ni ugufatanya n'abandi. Ibice byose uzasanga batubwira ngo nitwegerane twubakanwe nk'amabuye mazima, ngo tube inzu Imana ituramo. Niko Pawulo yandikira Abanyefeso, twegerane twubakwe tube inzu. Ahandi baratubwira ngo twigishanye, duhugurane, tuzamurane, dukomezanye, mukomeze amavi atendebutse, mukomeze amaboko acitse intege. Iteka ryose umuntu akomezwa n'abandi. Twebwe tumeze nk'umuriro, iyo igiti ukivanye mu muriro kirazima, iyo kimaze umwanya hanze y'umuriro kirakonja. N'umukristo wese wavuye mu bandi. Muri iyi minsi dufite ikibazo cy'abakristo batagira aho babarizwa, ntibakunda guterana, kubera ko natwe twarabashutse. Jya kuri YouTube ugasengera kuri YouTube, ukasengera kuri televiziyo, ati jyewe sinkikeneye kujya mu rusengero, nicara imbere ya televiziyo. Wicara imbere ya televiziyo, uri umukristo muri he torero? Ese iyo warwaye ninde uza kugusengera? Televiziyo iragusengera? Ese icya cumi cyawe ugitanga hehe? Ese ufasha nde? Dusigaye dufite abakristo ba nyamwigendaho. Kuba nyamwigendaho umukristo ni ikintu giteye ubwoba. Cya mbere kuri wowe, uzazima, uzaba imburamumaro, uzaba imburamukoro, kuko ntacyo uzakora uri wenyine. Icyo ni ikintu ntushobora no kugishidikanya. Uzaba imburamukoro, bikugireho ingaruka, kandi birangiza bigira n'ingaruka ku bandi, kuko ntacyo uzabamarira. Impano zacu twazihawe kugira ngo tubere abandi umugisha. Twahawe impano kugira ngo tube impano ku itorero ry'Imana. Ibyo ufite byose nibyo bigushuka, bituma wicara imbere ya televiziyo ngo jyewe rega ngo urumva ngo sina ngombwa, ngo nshobora kujya mu ijuru ntagombeye kujya mu rusengero. Siko Imana ibivuga. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo aravuga ngo ntimwirengagize guterana kwera nk'uko benshi basigaye babikora, ngo ahubwo uko mubona cya gihe cyegereza urushaho kugira umwete wo kubikora. Guterana n'abandi, gufatanya n'abandi. Niba ushaka gukura, niba ushaka gususuruka, gira aho ubarizwa, gira itorero, gira itsinda, jya mu bandi. Umukristo w'ingunge ni ishyano. Njya mbibwira abantu nkabwira nti uramutse ugenda mu nzira ugahura n'ukuguru kudafashe ku mubiri kurimo kugenda mu muhanda, abantu bose bahunga. Ugiye ugahura n'ikiganza kirimo kugenda kidafashe ku kuboko, abantu bose bagira ubwoba. Umukristo w'ingunge nuko asa, nuko tutabibona mu buryo bw'umwuka, ariko nuko bimeze. Ntushobora kubaho utari mu bandi, ntushobora gukura udakurana n'abandi, udashyigikira abandi, udashyigikiwe n'abandi. Reka tujye ku cya gatandatu. Cya gatandatu cyo kiraza kubatangaza. Ninde watekereza ko ibigeragezo, ninde watekereza ko ibibazo, ninde watekereza ko ingorane ziri mu ndezo y'abana b'Imana? Ubundi twe tuzi abantu benshi baramutse basenze bagasubizwa bavuga Mana udushyira ahantu Satani atagera, Mana udushyira ahantu hataba ibibazo, Mana udushyira ahantu hataba indwara, Mana udushyira ahantu hataba inzara, Mana. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo uzigera ukura utanyuze mu bibazo. Ibiti byose kugira ngo bikure binyura mu muyaga, bikanyura mu zuba, imvura iragwa, izuba rikaza, umuyaga ugahuha, igiti kigakura. Natwe iteka ryose tuzakura ariko twanyuze mu bigeragezo. Kizakubwira yuko uri umunyeshuri w'umuhanga no gukora ikizamini. Ugiye ukiga ukajya bakajya bakwimura gusa, ntiwazamenya niba uri umuhanga cyangwa uri umuswa. Ikizakubwira yuko uri umuhanga no gukora ikizamini kandi ugatsinda byinshi. Yakobo yaranditse mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa Yakobo, umurongo wacyo wa 12, biratangaje cyane. Aravuga ngo hahirwa umuntu, hahirwa hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Imana ivuga ati arimo arageragezwa, uriya he is blessed. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Zavuga ngo Yesu ikizamini yagitsinze, yageragejwe pe, arageragezwa, arongera arageragezwa, arageragezwa, hanyuma ikizamini aragitsinda. Kandi ibi ngibi ngiye mbyumva neza. Buriya hari ahantu Dawidi yanditse muri Zaburi 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Agera hagati aravuga ngo anterekera ameza imbere y'abanzi banjye, igikombe cyanjye kigasesekana. Nukuvuga ngo Dawidi yabonye abanzi baje, aravuga uti sasa tugiye kongera turye lunch, ngiye kubona ukuboko kw'Imana muri iki kibazo. Ubwo ibi bibazo bije
ndabihagararaho, nkomere muri Yesu, nshorere imizi muri Yesu, nihambire kuri Yesu, nsenge, nizera amasezerano y'Imana mbona mu ijambo ry'Imana, hanyuma mbona uko Imana ikora, mbe ndakuze. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Petero nawe yaranditse urwandiko rwe mu gice cya mbere, urwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere, umurongo wa 6 n'uwa 7, aravuga ngo nicyo gituma mwishima. Umva, nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uko kuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Iyo ugeze mu kigeragezo ujye wicara utuze uvuge ngo ndimo ndakura. Imana irimo irapima ko nshoboye, Imana irimo irapima ko mbasha, Imana irimo irapima ko nshobora kwihanganira ibi ngibi. Ngo ibyo nibirangira, ngo kwizera kwawe kuzasohokamo kurabagirana nk'izahabu yacishijwe mu muriro. Haleluya. Umwana w'Imana utarahura n'ibibazo ntabwo ashobora kumenya niba akuze cyangwa akiri uruhinja. Njyewe njya mbibona, hari abantu benshi ubundi tuba twibwira ko bakuze, yakubitana n'ikibazo ukabona neza neza no kwizera yabivuyemo. Abwira turumva namaze igihe kirekire narabuze urubyaro, bambwira ko hari umupfumu ushobora kumpa igisubizo, ajya kuraguza, Imana yivaho. Namaze igihe kirekire narabuze akazi, uriya mu bosi arambwira ngo nituryamana ngo arampa akazi, none dore yanteye inda. Ikigeragezo kikagukura mu byizerwa. Ariko hano baratubwira ngo nicyo gituma mwishima nubwo hari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Kwizera kwawe kuzagaragara ari uko wanesheje ibigeragezo. Reka nagirize kuri aya magambo kuko ni na menshi cyane dufite muri Bibiliya adutera umwete wo gukurira mu bigeragezo. Abaroma ibice 5 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5 aravuga ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Ushobora kubitekereza ngo twe twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ibyiringiro bidakoze isoni bivukira mu bigeragezo. Niba mwene data wicaye urimo kugeragezwa ukabuhura n'ibibazo, abantu benshi bafite teoloji itariyo. Iyo utangiye kugera mu bibazo barakubwira ngo isesengure, ngo igenzure, ngo isure, ngo niki gituma Imana ikurakarira, ngo niki gituma Imana iguteza ibyago. Ntabwo Imana iduteza ibyago. Umuntu umwe yabivuze neza ngo Imana iratwigisha, yarangiza ikareka Satani akadukoresha ibizamini. Kandi iyo umaze gutsinda ibizamini byawe Imana irakwishimira. Muribuka Yobu, Satani yaragiye, Imana irata Yobu iramubwira ngo wamubonye Yobu umugaragu wanjye ukiranuka muri byose. Satani ati adakiranuka se, wamushyize mu kazitiro ntawe umukoraho, nta byago bimugeraho, umugishobora kwa Yobu, nyemerera ngende nkure ku butunzi bwe, natakwihakana uzangaye. Imana iramubwira iti genda ukore ku butunzi bwe turebe. Abana bagendera rimwe n'inka n'ingamiya n'intama n'ibindi byose, ariko Yobu aravuga ati Uwiteka yari yampaye, none Uwiteka arishubije, Uwiteka himbazwe. Satani asubiye, Imana imukora ku matama ati wamubonye se umugaragu wanjye Yobu, nubwo wamuteje ibyago ariko ntabwo yanyihakanye. Ati nyemerera nongere nkore kimwe, ngiye kumuteza indwara, natakwihakana uzangaye. Kubita igisebe kiva ku mutwe kigera hasi, ngo no kwishima biramunanira. Ikigeragezo. Hanyuma umugore baramubwira ati ariko uracyakomeye kuri kwa gukiranuka kwawe, wihakana Imana nurangiza upfe. Iyo baramubwira ati sinshobora, uvuze nk'umugore w'umupfapfa, niyo yanyica nzapfa nkiyizera. Byarangiye Yobu abaye vindicated, mbese ashubijwe ibyo yari yarambuwe. Kubera iki? Yizeye Imana. Mu bigeragezo niho kunesha kwacu kugaragara, mu bigeragezo niho gukura kwacu kugaragara. Amen. Hanyuma icyanyuma ndangirijeho cya 7, guhaguruka tugakorera Imana. Ubundi umwana ukuze umubwirwa nuko agukorera imirimo. Ubundi umwana ukuze umubwirwa nuko akubyarira abandi bana ukagira abuzukuru. Nibyo Petero yanditse, ni naho ndi urangirize. Aravuga ngo
Rwandiko rwa kabiri rwa Petero niho dusoreza. Ibintu 7 Imana ikoresha kugira ngo abana bayo bakure, nibyo nisi ndezo. Byabatangaza yuko muri iyo ndezo harimo n'ibigeragezo, ariko niko bimeze. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 5 aravuga ngo umva uko umwana w'Imana agenda akura. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Uko tugenda dukura bizatuma tutaba abanyabute cyangwa ingumba mu kumenya Kristo Yesu. Bene data rero mwumvagira ijambo, nagira ngo ngusabe usubire inyuma wongere utekereze, ushorere imizi muri Yesu. Nurangiza ukururire mu ijambo rye, nurangiza usenge ubudasiba, nurangiza wuzure umwuka, ugende mu mbaraga z'umwuka, wuzuye imbuto z'umwuka, ukorana n'umwuka. Nurangiza ufatanye n'abandi mu gukorera Imana, hanyuma uhangane n'ibigeragezo. Ukubise Satani azaguhunga. Bibiliya iratubwira ngo murwanye Satani azabahunga, ariko mbona abakristo benshi babaho nkaho Imana yatubwiye ngo muhunge Satani azabarwanya. Twe niduhunga Satani ni ugomba kuduhunga, tukajya tumureba mu bitugu. Satani ntazakureba mu bitugu urimo kumuhunga ko azakurya. Nta ntwari ikingira ibitugu Imana yatanze. Tugomba kurwanya Satani akaduhunga, hanyuma byose nibirangira muhaguruke dukorera Imana, kuko umwana ukuze arahaguruka agakora imirimo. Imana ibahe umugisha, Imana ibafashe kubisobanukirwa, kandi Imana ibahe gukurira muri Yesu. Dusenge Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ndasengera abakozi bawe, abo watanze ngo babe intumwa, abandi baba abahanuzi, abandi baba ababwiriza ubutumwa bwiza, abandi baba abungeri, abandi tubabigisha. Waduhaye impano zawe kugira ngo tuzikoreshereze ubwoko bwawe. Udufashe wa munsi nuboneka ntihazagire uzakorwa n'isoni, kuko yabaye umunebwe cyangwa akihugiraho impano zose akazikoreshereza. Kandi buri mukristo wese nta n'umutahaye impano. Ukomange buri muntu mwibutse yuko twese tugomba kuba abakozi mu murimo wawe. Ureke imbaraga zawe mwami Yesu zikorere muri twe, dushorere imizi muri wowe, dushorere imizi mu ijambo ryawe, dusenge wumve imbaraga z'umwuka zimanuka, imbuto z'umwuka zibe nyinshi muri twebwe, kandi turangize dufatanye gukora umurimo wawe tuwusohoze. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bunezerwe. Nsengeye abantu bose bumvise ubu butumwa, kandi uvugane na buri muntu umwigisha. Kandi nongeye gusenga no kwinginga ngo buri muntu wese izi discipline umuhe kuzigendamo neza. Nsengeye umurwayi wese waba unaniwe, arwaye, arushye, atentebutse, reka imbaraga zawe zimumanukireho, umusubizemo imbaraga. Nsengeye umuntu wese uri mu byaha wumvise ubu butumwa, muhagurutse ave mu byaha bye, yizere Kristo nk'umucunguzi n'umwami. Nsengeye umuntu wese urimo kunyura mu bigeragezo bituma yagiye kuva mu byizerwa, umukomeze umutima, umwibutse yuko nanesha ibigeragezo azahabwa ikamba ryo gukiranuka. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Twongeye kuvuga ngo umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera bane natwe twese iminsi yose, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen.